Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ibiteho kandi ibagirire neza, kandi haze kwifuza kwa buri muntu wese. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe. Dushimiye ko abana natwe aturinda. Mana, wagize neza, waraturengeye, icyubahiro ni icyawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, turakwinginze kugira ngo tweze utuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho, twejeshe amaraso y'umwana wa Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba, twemerere indirimbo kubera umubavu uhumura neza, kandi uyu mwanya ube umugisha n'umumaro, ntube impfabusa. Urakoze Mwami, Mwuka wera naza kandi ategeke mu ruhande rwacu. Icyubahiro ni icyawe mu iteka ryose, amen. Tugiye komeza turirimba indirimbo ya 88 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, ngo njye musenga iteka, ntacyo nzamuburana. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanera de. Ni ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe, zigakiza umutima. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanera de. Singira ikizankora, nibesherejweho n'ubuntu bwawe gusa, nezwa n'amaraso de. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanera de. Nasaga n'uwapfuye mu mutima wanjye, maze Yesu aranzura, kandi ni unkomeza. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanera de. Imbere ya ntebe nzahagararayo, nzaba njyanye iminyago, nyishyikirize Yesu. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanera de. Ya
yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atumanera de. Amen. Ngo yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha ngo atumanera de. Imana itugirire neza. Muririmbyi aratubwiye ngo numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, ngo njye musenga iteka ntacyo nzamuburana. Imana itugirire neza. Mwene data, ni ukuri muri iyi minsi abantu benshi babuze imbaraga, ariko nta rindi banga, nta kindi cyatwongerera mu imbaraga, ni ukumusenga iteka, ni ukuba imbere ya Yesu igihe cyose, ni ugusenga ubutitsa. Nasomye ijambo ry'Imana ngo ry'umugore wari umupfakazi, ngo n'umucamanza utarubahaga Imana. Ngo uwo mugore ngo yari afitanye ikibazo n'umwanzi we, ngo akajya, ni umugani Yesu yaciriye abigishwa be, ngo akajya ngo ahora ajya kureba uwo mucamanza, ngo akamubwira ngo wandengeye ku mwanzi wanjye. Ngo uwo mugore, ngo uwo mugabo kuko atubahaga Imana, ngo akamwihorera. Umugore ntiyacika intege, akomeza atitiriza, ajyaho bwa kabiri, ajyaho bwa gatatu. Umucamanza yumvisha uwo mugore amurembeje kubera kumuhorera mu rugo, amubwira ngo nkemurire ikibazo, aravuga ngo nubwo ntubaha Imana, ariko uyu mugore kubera kuntu andembeje, reka mukemurire ikibazo. Noneho Yesu ngo arabaza ngo niba ngo uwo mucamanza utarubahaga Imana ngo yararengeye uwo mugore, ngo yararengeye uwo mupfakazi, ngo njyewe ngo nzabura ntikurengera intore zanjye zintakira ku manywa na nijoro, ngo nzazitabara vuba. Imana itugirire neza. Bene data, tugomba gusenga ubudasiba, tugomba gusenga ubutitsa. Imana itugirire neza. Tugomba guhora imbere y'Imana, tuyibwira ibitugoye, tuyisaba imbaraga kugira ngo tubashe gukomeza uru rugendo tudacitse intege, kuko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, duhura na byinshi biduca intege, duhura na byinshi bitumara imbaraga, ariko ibanga ni ugusenga ubutitsa, ni ugusenga ubudasiba. Imana itugirire neza kugira ngo nubwo twanyura mu bikomeye tujye tubitambuka neza. Imana itugirire neza. Kubera ko muririmbyi yatubwiye ngo njye musenga iteka ngo ntacyo nzamuburana. Bene data, iyo uri mu bihe byo gusenga, iyo uri gusenga Imana by'ukuri utayiryarya, ntacyo ukora kibabaza, ntacyo ukora kikujyana kure yayo, kigutandukanya n'Imana, ni ukuri nta kabuza ntacyo ushobora kuburana Imana. Imana ibana nawe mu bibi n'ibyiza, Imana ibana nawe ikagukomeza kandi igasubiza ibyifuzo byawe. Imana itugirire neza. Inyikirizo yatubwiye ngo yanyishyuriye ngo ya myenda yose, ngo yambabariye ibyaha ngo atumanera de. Imana itugirire neza. Yesu Kristo yatwishyuriye imyenda yose, bya byaha byose twari twarakoze, bya bibi byose twari twarakoze. Yadusanze turi mu bibi, yadusanze turi babi, yadusanze twanduye, yadusanze twivuruguta, atugirira imbabazi, aratubabarira, atubabarira ibyaha, aratweza rwose, aratuboneza. Niyo mpamvu mbabwira bene data munkurikiranye, aya maraso Kristo yatwejesheje, ubu buntu Yesu yatugiriye, tubuha agaciro, tubuha agaciro, nibwo tutazasubira mu bibi, nibwo tutazasubira mu byaha, nibwo tutazasubira mu ngeso mbi, kuko ngo yatwishyuriye ya myenda, yatubabariye ibyaha, yaremeye arapfa, yaremeye arababazwa, yaremeye arabambwa kubera wowe, kubera njyewe, kugira ngo
atwishyurira imyenda yose ya yindi y'ibyaha byose twari dufite, kugira ngo tubikurweho duhabwe ubugingo. Imana itugirire neza. Bene data rero, nimureke dukomeze dukora ibyiza, twirinde icyaha n'igisa nacyo, kuko Yesu yaratwishyuriye, ariko ntago ashaka ko dusubira mu ngeso mbi. Imana itugirire neza. Ngo niwe ufite imbaraga ngo zihagije rwose zo gukiza ababembe, zigakiza umutima. Bene data, Yesu Kristo niwe ufite imbaraga wenyine, niwe ufite imbaraga zo gukiza zihagije, zo gukiza ababembe, zo gukiza abarwaye umubiri ndetse n'umutima. Bene data, nta wundi ukiza umutima, nta wundi ukiza by'ukuri, ni Yesu Kristo. Yesu akiza umutima, ajya yomora ibikomere, ajya atanga, ajya akuraho umubabaro, agatanga umunezero. Yesu Kristo ajya asanga umuntu ubabaye akamuhindurira amateka. Yesu Kristo ajya asanga umuntu ufite agahinda gakabije akamuha amahoro, yayandi ngo atanga, ngo atemba nk'uruzi, ngo abatari muri Yesu ntibayazi. Aya mahoro atanga ayaha abantu bababaye, umuntu agahindurirwa amateka, akagira umunezero, akagira amahoro adakurwaho n'ikintu icyo ari cyo cyose. Imana itugirire neza. Yesu Kristo rero niwe buhungira ubuzima, niwe ukiza umutima, niwe wabwira ibyawe akagira icyo abikoraho, niwe wabwira ibyawe akaguhindurira ubuzima, niwe wakegera akaguhindurira amateka, kandi ikirushijeho akazaguha n'ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Ngo singire icyiza nkora, ngo nibesherejwe n'ubuntu bwawe gusa, nezwa n'amaraso de. Nta byiza nkora, ariko ngo nibesherejweho. Tubeshejweho n'ubuntu bwa Yesu gusa. Amaraso ye ahora tweza. Turavuga tugacumura, turatekereza tugacumura, twareba tugacumura, ariko ngo aya maraso, kubera ubuntu twagiriwe, aya maraso ya Kristo aratweza de, akatugira bashya, akadukuraho imyanda yose, ubundi tukagaragara nk'abakiranutsi. Imana itugirire neza. Ariko bene data, ndagira ngo mbabwire, ubu buntu Kristo yaduhaye ntago buduhesha gukora ibyaha, ahubwo nimureke twirinde icyaha n'igisa nacyo, dukomeze dukiranuke. Twivuga ngo twahawe ubuntu ngo dukomeze twivurugute. Hoya, nimureke dukora ibyiza, kubera ko twaremewe imirimo myiza muri Yesu Kristo. Imana yaturemeye kera ngo tuyigenderemo. Imana itugirire neza. Ngo nasaga n'uwapfuye ngo mu mutima wanjye, ngo maze Yesu aranzura, ngo kandi niwe unkomeza. Imana itugirire neza. Twasaga nk'abapfuye mu mutima, twari tubuze ibyiringiro, twari tubuze amahoro, twari tubuze ubutabazi, ariko ngo Yesu araza aratuzura. Yesu ageze muri twahindura ubuzima. Reka mbabwire bene data, mwebwe munkurikiranye, Yesu ajya ahindura ubuzima, Yesu ajya ahindurira umuntu izina, Yesu ajya ahindurira umuntu amateka. Yesu arahindura ku buryo utambuka abantu bakavuga ngo suriya niwe, ngo se uriya ngo ko asa nkawe, ngo nawe ukababwira ngo ni njye. Kubera ko Yesu aba yageze muri wowe, kubera ko aho Yesu ageze ahindura amateka. Yesu ahageze ntago ajya abisiga nk'uko abisanze, ahubwo ibintu byose abihindura bishya. Niyo mpamvu twasaga nk'abapfuye mu mutima wacu, twari tubuze ibyiringiro, twari twihebye, twari tubuze amahoro, ariko Yesu ahageze ibintu byose abihindura bishya, ahindura amateka, aduhindurira amazina, aduhindurira ubuzima, aduhindurira icyerekezo. Imana itugirire neza. Mwene data, niyo mpamvu nkwinginga, wowe utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndakwinginga kugira ngo umwakire, kuko gukurikira Yesu ni uguhitamo neza. Gukurikira Yesu ntabwo ari ukuyoba, ntabwo ari ubujiji, ntabwo ari ukubura icyo ukora, ahubwo ni amahitamo meza. Kandi ndakubwiza ukuri, ntabwo uzicuza gukurikira Kristo, ntabwo uzicuza habe na gato, ntabwo uzicuza ko wagendanye na Kristo, kuko iyo ugendanye na Kristo
Kristo ubuzima bwawe burahinduka, amateka yawe arahinduka, kandi mu mutima wawe hagahoramwo amahoro atamarwa n'ibihe. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu nkwinginga ngo wowe utari wamwakira umwakire. Nawe wasubiye inyuma ukajya mu bidafite umumaro, ukajya mu ngeso mbi, ukajya mu by'Imana itishimira, ndakwinginga kugira ngo uce bugufi usaba Imana imbabazi. Ihora iteze amaboko ngo ibabarire umuntu wese. Ni ukuri reka mbabwire, iyi nzira yo gukurikira Kristo, iyi nzira yo kunyura aho Kristo ashaka, ni ukuri ntabwo uzicuza kandi ntabwo uzakorwa n'isoni. Uri hano mu isi uzabona ibyiza, kandi ikirutaho uzabona n'ubugingo buhoraho, kuko hano mu isi ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Imana itugirire neza. Ngo imbere ya ntebe ngo nzahagararayo, ngo nzaba njyanye iminyago ngo nyishyikirize Yesu. Imana itugirire neza. Imbere ya ntebe tuzahagararayo tujyane iminyago. Ese mwene data, we nuhuye munyago uzajyana imbere ya ntebe? Ibaze nanjye nibaze, kandi utangire uyu munsi ushaka umunyago, uhindure benshi kuri Kristo, ubwire abantu ibya Yesu, ubwire abantu Yesu ko ababarira, ubwire abantu Yesu ko atanga amahoro, kandi ubwire abantu ko muri Yesu ariho tubonera ubugingo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Imana itugirire neza. Iyo ni iminyago. Shaka iminyago uzajyana imbere ya ntebe. Iki ni igihe cyo gushaka iminyago, kuko igihe ni gitoya, hasigaye umwanya muto. Kristo ari hafi kuza gutwara itorero. Niyo mpamvu mwene data nkurikiranye, ndakwinginga kugira ngo ushake iminyago uzajyana imbere ya Kristo. Hindurira benshi kuri Kristo, gira ingeso nziza, kiranuka, irinde icyaha n'igisa nacyo, itandukanye n'ibidafite umumaro, itandukanye n'ibyaha, ukora ibyiza, ukora ibyiza, kandi ukunda abantu bose utarobanuye ku butoni, kandi wihanganira ibikugerageza, kuko numara kwemerwa uzambikwa ikamba ry'ubugingo. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kuri ubu butumwa bwo mu ndirimbo. Hato mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ko wohereje Yesu Kristo akatwishyurira imyenda yose twari dufite tukababarirwa rwose. Mana wagize neza, turakubashye, icyubahiro ni icyawe kubw'urukundo wadukunze. Mana bankurikiye nabo biteho, ubagirire neza, ukomeze ubahe gukiranuka mu izina rya Yesu Kristo. Ubarinde icyaha n'igisa nacyo, kandi ukomeze ubagure mu buryo bw'umwuka, kandi ubarindire ubugingo ko aribwo buzakubona. Mana kiza abarwayi, bakozeho ikiganza cyawe gikiza, agura umurimo wawe Mwami, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa, wongera isuku ubyutse. Mana dusengeye abacitse intege, bongerera imbaraga rwose, kandi turakwinginze kugira ngo wongere ubakomeze, bakomeze urugendo badacitse intege. Mana dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, nabo biyereke Mwami, ubiteho kandi turindire ubugingo, komeze twagure mu buryo bw'umwuka. Urakoze kumvishe gusenga, cyubahiro ni cyawe ubu n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, tubahe amahoro itanga, kandi kirushijeho komeze ubarindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.